zacu twiremera umunezero tananira babiri bakundana na buryarya basangira kabisi nagahiye bagakabya inzozi mw'isi biremeye Como se me sonorizza? Non l'avevo detto che io so che sono grandi, quindi Ok. Nico. Quella è una sorta di scena, una vai cyane. Hai cinema bene di film. Sono basato. Non si può morire una nuova riunione, sta con dire. Io che non mi diciamo. Erega biriya byose Bobo yigiraga byari kugira ngo anyemerewe anyereke ko ari umugabo yari kubagumana hano se akabaha iki si uko se nyine ariko biriya byose byatewe n'inama nakugiriye niyo yatumye tumurya avance naho ubundi byari byarangiye nuko nibyo bikishobotse nyine yarakwimye se erega Sandrine Bobo ndamuzi neza nk'uwamwibyariye biriya byose aba ari kwivugisha ngo yabitekerejeho ngasanga ni inyungu ku bana kugira ngo bakomeze bige mu mashuri meza bagire ubuzima bwiza iriya ni imitwe iyo abakunda yari kubanyima erega nabyo byashoboka erega Bobo ni incakura si undi riri muragenda asanga hapi sha mu kanya saa 2 z'ijoro tuba tuvuye hano mu isaha imwe ariko sha iminsi irihuta ibaza 2 weeks zose zirashize na Bobo ngagiye guza gusezera abana mushyiremo ka bonus ko yankiremo imiyaga akemera kubamo naho ubundi nazongera kubaca iryera ko ntazabagarura mu Rwanda se nyaboneka avuga burodora abana bari kutwumva uguze igitsura umukobwa waturebye niyo mpamvu njye nsigaye ntinya no kwicara n'abana umuntu akavuga ibyo yishakiye abana b'iminsi bazi ubwenge kandi abangaba noneho nasura bazi atari kweri Please, vita. Please, gusa umuntu yarambaza iki se utaje narambaza iki kera mpamagara nisha umutwe ese ubundi umuntu yaguhamagaye rimwe akaguhamagara kabiri akaguhamagara gatatu utamwitaba nta nubwo ashobora kubona ko udakeneye kuvugana nawe ni ukuguma agahatiriza agahamagara kana mukupa ahita abona ko ngiye nta mikino mfitanye nawe ahita abona ko nta gahunda nkeneye rwose nta gahunda ye nyine sinkeneye no kuvugana nawe nanuzi arakukubye ko bidasanzwe baby yararakaye byataje ku buryo yakwanga kukwitaba bitoroshye ako wasanga ari bizo wakongera ukagerageza rimwe se buri niba ufite gahunda wamukatiye bikarangira kuba utarimo uramwitaba tuma abona ko ari agasuzuguro
kandi ntabwo ari byo. Ikindi kandi mu gihe utari wamuha umwanya ngo umenye impamvu yateye inda Divine ngo akubwire impamvu yari yabiguhishe, ndumva waba uretse kumukatira waba wihuse cyane. Nina nawe wintera stress rwose. Ubu si cyo ntazi ni iki. Divine ubwe nigeze abihakana. Yewe yaranivugiye ko atwite inda ya Tajino y'umuhungu ariko atarabimubwira. Nese uragira ngo ngiye mbigenze. None wowe uravuga urumva ikindi ejo bundi Divine aza gufata amafaranga yo ku kazi nari naramusigayemo. Yaraje yatangiye nyine kunyinjirira ambaza ngo niba nkundana ngo na Tajino, numva nyine ashaka kunyinjira mu buzima, sinamu umwanya wo kuguma nyine kumva icyo kiganiro cye. Sinigeze rero menya ikintu yashakaga kumbwira. Ubwo se ubundi si ibyo. Wapi rwose ngiye mbabarira nta gahunda. Nta nkunda abantu wowe abahungu ntabwo bazi ukuntu batera stress. Kugira ngo nta numva. Kureka nkwereke. Wambabarire koko nkagusobanurira kunzi icyakubabaje mbabarira ngusobanurire sibyo please. Nukuri aya mahirwe yanyemereye mubwire. Kuri inshuro zose ushaka kumbwira iki? Hakuze n'ikindi reka nkorohereze. Ubu nonaha uri hehe ngo mpagusange? Ubundi turanagize n'ibyo ngibyo byose birive no mu nzira wo kujya ugumya kuntesha umutwe. Mbwira ahantu uri ngenzi mpagusange. Okay, sawa hagume ndaje. Arakwitabye. Ni byiza ngenda prefera ko haza rwose bikava mu nzira. Mani yarakaye. Ku buryo ijwi rye ririmo Niba ushaka ko tubikemura uri he none ngo magusange. Jesus. Byiza ko yakwitabye. Naze tubive mu nzira. Sundi vono baranshaka iki? Nziko ko hakumwitaba mwitaba. Atoke. Mwitaba bro, nsuranga kumwitaba. Hello? What? Habaye iki se kandi? What? Happened? Bro, bigenze bite? Ndanagushyigikiye pe ko ntabwo nibaza ukuntu umuntu wamubwiza ukuri ku bintu byawe byose nta na kimwe usize inyuma, ariko we akifata akakubeshya ikintu nk'icyo ngicyo noneho kiremereye ntabwo mbyumva pe. Noneho rina reka nkubwire
gutera inda si ikibazo urumva gutera inda si ikibazo si ibintu byahatari ariko akabimbwira nkaba mbizi nkabimenya urumva ubu se nabwirwa n'iki kadafite abandi bana benshi hanze atigeze ambwira ngende yikoze mubwiye past yanjye yose arayizi nta kimwe atazi ubu se ari ibyo nakoze ari no gutera inda igikomeye ni ikihe ikintu gikomeye ni iki kuko ni ikihe arangiza akifata akambeshya ntabwo nabana n'umuntu utagira ukuri sinabishobora njyana sinabishobora rwose noneho ikigiye gukurikiraho umva basi wogenda ubundi wicare umutega amatwi sibyo banza ureke akubwiye wumva impamvu yabimuteye wasanga nyine impamvu yifatika amutega amatwi ntagende wanjye ngiye kugenda mu katire bigira byakagiye ibindi bive mu nzira ariko kumya ntesha umutwe ngiye ntuzi nta mazi wanyumva umva turasubira ahubwo reka mani wowe rero ugeze no kwamubwira impamvu utigeze uyimubwira kare kuko wari ufite ubwoba ko yakwanga kuko urabizi neza ko abakobwa benshi banga umuhungu wabyaye hanze. Fredy ndagerageza ariko sinzi ko ari bubyumve nyine man Dana yambwiye amateka ye yose ambwira amateka mabi ambwira ibintu birenze yakoze nyine byinshi man byinshi byumva ku buryo ngiye kumubwira ko nari narateye inda umukobwa atari ibintu bya danje birenze n'akantu toto ni ibintu biri normal very normal bro nyine ikintu kirimo aho nuko ntamubwije kuri imbere nayo mpamvu wenda nayo biri kumubabaza kugeza kuri iyi saha. Ese ubundi abayigira wa danje arubuje dore ko urukundo rwanyu rutaramara kabiri gusa noneho rumaze umwaka byagenda gute bro umva rero nkubwire ntubona ari kwigira wa danje uzamwihorera kuko ntabwo ari umukobwa wenyine muri Kigali bro kandi n'inyagasambure arema bro mba mubwire man Fredy ibyo ntabwo nabikora kereka ari we wifasha akankatira nyine akavuga ngo tubivuyemo gukora natwaraganiriye numvisha ibitekerezo bye ni umukobwa nyine ni wa mukobwa usettinga goals urumva afite na plans zose zishobora kwachivinga izo goals yashizeho man ni umukobwa uzi ubwenge to be honest man past ni ibintu byarangiye man already gone urumva bigaragara ko yanakuye amasomo menshi ku buzima yaciyemo man rero nzakomeza nihiringe bro nini ibishoboka byose nzabikora ariko ntancike niba waramubonye muri iyo variyo ukaba ari umukobwa uri kubona yakubera umukobwa mwiza mu nzozi zawe wifuje kuva kera okay go on bro ni umukobwa uri smart uranabi smart ni umukobwa muganira business ni umukobwa mushobora guhuza ubuzima mugashyira hamwe urumva mugakora urugo urumva ni wa mukobwa ubwira ikintu akaguchallenging akakubwira ikindi kandi urabizi nkunda challenge mu buzima man sinzi ukuntu nabikubwira ntabwo ari kwa kunduza n'umugore wamugeza mu rugo ugasanga ikintu cyose uvuze ari ikiriza nta na commentaire ashyize wagira ngo uri kumubwira ivangile man seriously man courage tu courage ari tu buriya waguyemo wese ariko ndanakwizeye man wowe uzi kureba wenda byakunda yakubanye mwiza tu family Maeva hey are you okay meze neza reka suze mama ni wowe rukundo nari ntegereje uzahora uri ibyishimo byanjye Jani ndagukunda